Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje. Tugushimye ko utajya uhinduka, uko wari uri kera na n'ubu niko ukiri, uko wakoraga kera na n'ubu niko ugikora, kandi tugushimiye ko turi amahoro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi, shyirwa hejuru, tweze utuboneze rwose, udukureho umugayo wose watugaragayeho, cyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe cyose gikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Kimara kutubabarira, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, utwemerere indirimbo ikubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya ube umugisha ntube impfabusa. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu Kristo. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo ya 99 mu ndirimbo z'agakiza. Shatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa nkabo nuko ngukorera. Uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa
nkabona uko ngukorera. Urandinde mwami Yesu, ntunganirize imigambi, niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Amena. Umuririmbyi aratubwiye ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Bene data, mureke buri munsi duhore dushaka gukurikira Yesu, buri munsi duhore tumukurikira, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo ntimuhweme kumukurikira, nanjye simpeme kumukurikira, kuko niwe utuyobora, niwe utujyana mu rugendo, muri uru rugendo akadufata ukuboko, bigatuma tudacika intege muri uru rugendo. Mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, niba unezerewe, niba ubabaye, ntibigatume udakurikira Yesu. Komeza umukurikire, ugendane nawe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Niba wishimye, wishimane nawe, niba ubabaye, ubabarane nawe, kuko ni inshuti nziza itajya idusiga mu byago no mu makuba, ibana natwe ibihe byose. Niyo mpamvu nkwinginga mwene data unkurikiranye, kugira ngo ujye ugendana na Kristo buri munsi, waba ubabaye, waba unezerewe, ujye ugendana nawe, ntihakagire igituma umutera umugongo. Hari igihe abantu bamwe bagera mu bibazo, hari igihe abantu bagera mu bikomeye bagatera Yesu umugongo, kandi ntibamenye yuko icyo gihe nicyo gihe cyiza uba umukeneye, kugira ngo aguhe imbaraga, kugira ngo agufate ukuboko, utambuke neza muri icyo kibazo urimo, utambuke neza muri icyo kigeragezo urimo. Niyo mpamvu ninginga buri muntu wese unkurikiranye kugira ngo akomeze akurikire Yesu, kubera ko ntabwo uzicuza kumukurikira, kuko ni amahitamo meza. Uzagubwa neza uri mu isi, kandi uzabone n'ubugingo buhoraho. Ngo tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Yesu ari hafi kuza kudutwara ngo atujyane mu ijuru. Ariko mwene data unkurikiranye, ndagira nkubwire ngo ba maso usenge kugira ngo utagwa mu moshya. Ba maso kugira ngo ubwo Kristo azaza kudutwara tujyana mu ijuru utazasigara, kuko ngo azaza atunguranye, azaza tutabizi, tutazi igihe azazira. Itegure rero, nanjye nitegure, tube maso kugira ngo igihe azaza tuzazamurwe tujyanwe mu ijuru. Mwene data, ndagira nkubwire ngo ukora iby'Imana ishaka, ukora ibyo gukiranuka, kugira ngo uwo munsi utazasigara. Kuko umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, kandi babikiwe ikamba ry'ubugingo. Mwene data, imyenda yera ni ugukiranuka, ni ugukora iby'Imana ishaka, ni ukwirinda ikibi n'igisa nacyo. Nabo ngabo nibo bazajya muri icyo gihugu. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukore ibyo gukiranuka, kandi ukomeze ugendane na Yesu, agufate ukuboko, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ngo sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, ngo cyangwa se nshidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye ni uwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Umurimo wacu no gukomeza gukurikira Yesu, umurimo wacu no gukomeza kugendana na Yesu, umurimo wacu no gukomeza gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo
tuzagere mu ijuru amahoro. Imana itugirire neza. Ntabwo wakomeza ubaririza iby'uru rugendo, gukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ukubura uko umuntu agira, ahubwo komeza mugendane kugira ngo azagushyitse mu ijuru amahoro. Imana itugirire neza. Ngo mu gihe haza icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri uru rugendo mfite, uzaze uciye umugozi, uzaba umboshye umutima, nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera. Mwene data, iri rikubera isengesho mu gihe hazajya hagira ikiguca intege, mu gihe hazaba haje igituma watera Imana umugongo, ujye usaba Yesu aza guha imbaraga, aca imigozi, akureho icyo kigeragezo, akureho icyatuma udashyikirana n'ubwiza bw'Imana, ubundi ubone uko ukorera Imana, kubera ko nyuma y'aha ngaha, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi tuzabona ingororano. Uzaba warakoze neza azahabwa ingororano nziza, ariko uzaba warakoze ibibi azahabwa ingororano mbi. Niyo mpamvu nkwinginga mwene data, nubona hari aho ugeze ucitse intege, nubona hari ibije bituma utandukana n'Imana, ujye uhamagara Yesu aze ubundi aciye migozi kugira ngo ubone uko ukorera Imana, kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro. Imana itugirire neza. Ngo urandinde Mwami Yesu, ngo ntunganirize imigambi, ngo niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Bene data, ujye usaba Yesu akurinde muri uru rugendo, aguha imbaraga, kubera ko umuririmbyi yavuze ngo iryo isezerano yampaye nuko azajya ampa imbaraga buri munsi. Mwene data, Yesu yaduhaye isezerano ry'uko azajya aduha imbaraga buri munsi. Nubona rero hari aho ucitse intege, nubona hari aho bikuyobeye, nubona hari aho uri kugenda uko Imana idashaka, jya usaba Yesu aguha imbaraga, jya usaba Yesu akwibutsa urukundo, kuko Yesu yadukunze turi babi, yadukunze turi abanyabyaha, yadukunze tudakunditse, aradukunda rwose, adukunda nta kindi kintu arebeyeho. Nubona rero unaniwe urugendo, ujye ubwira Yesu akwibutsa urwo rukundo, bitume ukomeza uru rugendo utagiye mu bibi, udakoze iby'Imana idashaka. Ngo noneho umubwire ngo mpamagara, umbwire ngo ngwino mwana wanjye, ngo hasigaye umwanya akwibutse yuko hasigaye igihe gito, akwibutse yuko hasigaye umwanya muto, akwibutse yuko ari hafi kuza gutwara itorero. Bene data, Yesu ari hafi kuza gutwara itorero. Jya umuhamagara rero, abane nawe muri urugendo, akubera umuyobozi, akubera umujyanama, akubera inshuti. No mu gihe utanye, akwibutsa urukundo, akwibutse yuko hasigaye igihe gito ukajya mu ijuru. Ibyo byose bikunanije, ibyo byose bikugoye, bikazahanagurwa, ubundi ukazaba mu ijuru ry'amahoro, mu ijuru ry'umunezero, mu ijuru ry'ibyishimo. Ngo tuzaba tuguwe neza, ngo aho mu ijuru ngo nta byago bibayo, ngo nta makuba, ngo nta burwayi bushobora kuhagera, ngo nta mahane, ngo abe ariyo baguwe neza. Mwene data unkurikiranye, ndagira ngo nkwinginge kugira ngo ukore ibyiza, ukore iby'Imana ishaka, usabe Yesu aza gufata ukuboko, abane nawe, waba uri mu mubabaro, waba uri mu munezero, abane nawe kugira ngo ukomeze ukiranuke, kugira ngo uzasoze urugendo amahoro. Mwene data, ndakwifuriza kuzajya mu gitaramo cy'abera. Wowe nkurikiranye, ndakwifuriza kuzajya mu gitaramo cy'abera. Komeza ukurikire Yesu, wicika intege, ntabwo uzicuza kumukurikira, kugira ngo nawe uzabe mu ijuru ry'amahoro. Icyampa njyewe nawe tukazabana mu gitaramo cy'abera, icyampa njyewe nawe tukazanezerwa mu ijuru. Imana itugirire neza. Mwene data unkurikiranye rero, ngo komeza witegure, ba maso kandi usenge. Imana yaratubwiye ngo tujye dusenga ubudasiba, senga ubudasiba, kugira ngo Imana ijye guha imbaraga buri munsi, bitume wirinda ikibi n'igisa nacyo. Imana itugirire neza. Ndabwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire. Igihe ni iki,
uyu munsi niwo wawe, ejo ntuhazi. Muri isi turi abashyitsi, turi mu rugendo, iwacu ntabwo ari no mu isi, iwacu ni mu ijuru. Ndakwinginga kugira ngo wakire Yesu Kristo akubera umuyobozi, akubera umujyanama, akubera inshuti. Ntabwo uzicuza kumukurikira. Muri Yesu tuboneramo amahoro, tuboneramo umunezero utakura ahandi hantu, tuboneramo ibyishimo utahabwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kandi niho tubonera ubugingo, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzaya kwa Data atamujyanye. Ngwino umwakire. Muri Yesu harimo byose, ibyo wifuza byose uzabibona muri Yesu, kandi ntabwo uzicuza. Mbashimiye rero kubw'uyu mwanya. Imana ikomeze bampera umugisha. Reka dushime Imana ku bw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimye neza n'urukundo rwawe. Tushimiye kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo sinahora mbaririza ngo iby'urugendo rwa Yesu. Mwami, ntago natwe twara turubaririza, kuko dufite ibihamya, twarakubonye, twarakumvishe bakuvuga, natwe twarakwiboneye. Niyo mpamvu dufite inyota n'inzara yo guhora tugukurikira buri munsi. Mwami, duye kugukurikira, turinde gutana mu izina rya Yesu. Abankurikiranye barinde gutana, baye kugukurikira, baye kukugira uwa mbere mu buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Bana nabo bagirire neza, barinde ikibi, baye gukiranuka. Imbaraga z'Imana zikomeze zibane nabo mu izina rya Yesu. Wokomeze ubarindire ubugingo, kiza abarwayi mu izina rya Yesu. Ongera usuku ubyutse mu itorero, ugabanya abarimbuka wongera bakizwa, abari bacitse intege wongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi, biteho bagirire neza. Mwami, biyereke bundi bushya. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, bavugeho, ubaremere igitangaza. Mwuka Wera nazerekeze ubutumwa bwo mu ndirimbo bukora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro bampera umugisha, kandi ikomeze ibiteho, ibagarukeho bundi bushya, kandi ikiruta byose ikomeze barindira ubugingo. Naho ubutaha. Bye.